ndagushushe cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Better Skills TV, none nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye akenshi biba byagufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mu kiganiro twahariye ubuzima, uyu munsi tugiye kurebera hamwe muri bimwe bishobora kukubwira ko umugore muri gukorana imibonano mpuzabitsina cyangwa igitsina gore muri rusange yageze ku byishimo bye bya nyuma, ibyo benshi bakunze kwita kurangiza, dore ko hari abagabo bamwe na bamwe usanga basiga abagore babo kandi bakibakeneye nyuma y'uko bo ikibazo cyabo iyo gikemutse bakarangiza bahita baparikira aho ngaho. Nibyo ngiye rero kuza nkubwira muri iyi nkuru yacu, nkubwira ngo niba utarakora subscribe kuri Better Skills TV bikore aka kanya kugira ngo n'ubundi utazajya ucikwa inkuru zacu ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tugutegurira kuri iyi sheni yacu ya YouTube. Tugendeye ku rubuga rwitwa youfeminine.com rugaragaza ko igihe cy'imibonano mpuzabitsina umugore ageza ibyishimo bye ku ndunduro nyuma y'umunezero mwinshi aba yahawe n'igikorwa cy'imibonano, ibyo byishimo bikamurenga kandi bikaza bifite ingufu nyinshi cyane. Mu ngo nyinshi usanga muri iki gihe haboneka amakimbirane akenshi aturuka ku kutamenya hagati y'umugabo n'umugore, aho usanga umugabo adasobanukiwe umugore we cyangwa se umugore we akaba adasobanukiwe umugabo we. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka kurangiza k'umugore, dore ko abagabo benshi bo bagera ku byishimo bya nyuma mu gihe cyo gutera akabariro. Abagore siko bigenda kuko abenshi bavuga ko batajya barangiza kubera ko abagabo babo babasiga bakibishaka. Ibi kandi bishobora gutuma umugore ashaka undi mugabo bakorana imibonano, kandi mu gihe uyu mugabo wundi abashije kumugeza kuri ibi byishimo, uyu mugore ahita yumva ko ari we mugabo ndetse ko aruta kure uwo babana mu rugo. Ibi bikaba byakurura amakimbirane ashobora kugeza ku gutandukana kw'abashakanye. Mugabo rero ni inshingano zawe kumenya umugore wawe, ariko cyane cyane ukamenya ibimuranga mu gihe aganisha ku byishimo bya nyuma mu gihe cyo gutera akabariro, maze mu gihe atarageza aha ukagerageza kwirinda kurangiza, kuko nubikora uzaba utujuje inshingano zawe nk'uko umugore wawe abyifuza. Ese ibyo byishimo bituruka ku ki bituma umugore ashobora kuba yarangiza? Uru rubuga ruvuga ko umugore ubashije kurangiza neza ari hantu umugore ashobora kubonera ibyishimo byinshi bishobora kuba bidasanzwe mu buzima, yabashije gukora imibonano mpuzabitsina akarangiza neza. Nyuma iyo umugore amaze kurangiza cyangwa se ibyo byishimo bye bigeze ku ndunduro, bikurikirwa n'agahe k'ikiruhuko cy'umunezero, mbese cyo kuruhuka. Dore ibimenyetso bigaragara ku mubiri w'umugore iyo yishimye aganisha ku kurangiza. Muri ibyo bimenyetso, ikimenyetso cya mbere, mu gihe tuvuga ko umugabo wari ufite igitsina cyafashe umurego kigatangira gusohora, umugore we rugongo ye clitoris isa nkaho isubirayo cyane cyane nko mu gihe cyo kubishaka, iyo yongereye ingano cyangwa se yahagurutse nk'uko igitsina gabo kibigenza, noneho mu myanya y'igitsina gore iri imbere ikikanya ikinjira ku buryo bwihutiyeho, maze umugore akumva utuntu tumeze nk'uturi kumukirigita tumuzamukamo umubiri wose. Muri ako kanya umutima we uratera cyane, bityo n'imitsi y'amaraso nayo ikabyimba. Ibi byose biterwa na bya byishimo bidasanzwe umugore wese yifuza kugeraho. Ikindi kigaragaza ibi byishimo bikomeye, umubiri w'umuntu uvubura umusemburo witwa endorphine. Uyu musemburo ukaba n'ubusanzwe ari utera ibyishimo by'umubiri no mu buzima bwa buri munsi, aho wumva unezerewe cyane ku buryo nta wundi muntu mwaba muhuje kunezerwa muri ako kanya. Bamwe mu bagore ibyishimo byabo biherekezwa n'ibindi bimenyetso bimwe na bimwe nko kuvuza induru, kurira, kuniha, kunusha uwo muri kumwe mukorana imibonano, kumufata ukamukomeza, guceceka ntukome, kuvuga amagambo menshi ariko atari muri gahunda, n'ibindi byinshi bitandukanye bitewe na buri muntu uko abyifatamo. Ndakeka rero ari ibi ngibi nshobora kuba nakubwira. Niba uzi ko wowe mugabo ujya utandukana n'umugore wawe akenshi akigushaka bitewe n'ibibazo by'umubiri ufite, yaba ari ukurangiza vuba, gucikiriza, kubura ubushake, kutisubiriza ndetse n'ibindi, ushobora kuba waduhamagara tukagufasha, tukaguha product ushobora kwifashisha
nawe ukazajya ubasha gushimisha umugore wawe, kuko twabonye ko ibi byose mu gihe ahanini umusiga akigukeneye bishobora kuba byagusenyera, nyamara umugore wawe nta zindi ngeso mbi yari afite, ahubwo bitewe n'uko utamushimisha nk'uko bikwiye.